A prayer group which while we were visiting homes, rero hari itsinda ry'abasenga twasuraga ingo. A lady called us to a certain home, umubyeyi aza kuduhamagara ngo dusure urugo runaka. And when we got there, we were told that there's a young lady in the house who was demon possessed. Igihe twateraniraga hariya rero batubwiye ko mu nzu harimo umwana w'umukobwa watewe n'abadayimoni. We went into the house. Nuko twinjira mu nzu. It was myself, my brother Jeremy, and two other ladies. Twari abadamu babiri nanjye ndetse n'umuvandimwe Jeremy. And we if Jesus become your friend as well. So hari ikibazo ufite cyuko Yesu yaguhindukira inshuti. And she shook her head and said no. At that time, kuri icyo gihe rero we had requested her to wake up from her bed. Twari twamusabye ko twamubyutsa. And she was sitting. Maze akicara. I had made an attempt to see if her legs are moving. Nagerageje no kureba ko ibirenge bye byashobora kunyeganyega. But I could see that she had a problem with her legs. Ariko nabonaga ko afite ikibazo cy'amaguru. So we before we prayed. Rero yuko dusenga. And I said to her, can you say the name of Jesus? Naramusabye ngo mbese washobora kuvuga izina rya Yesu. She showed a serious face on a serious face. Yagaragaje mu maso hijimye. I kept Ishuri rikuru rya Auca rizwi nka Mudende ku bufatanye na Northwest Rwanda Field ni igiterane cy'ivugabutumwa kigiye kumara ibyumweru bibiri, cyatangiye ku itariki 17 kigazasoza kuri tariki 29 z'ukwa munane. Ni igiterane cyatabiriwe n'abanyeshuri bari gusoreza muri kaminuza ya Auca. Bagize amateraniro meza cyane amaze ibyumweru bibiri. Gusa uyu munsi turabagezaho bimwe mu byaranze aya materaniro aho agera ku musozo. Ni Pastor David. Yego, kadukomeze inkuru yacu aho twerekeje mu rugo rwabereyemo igitangaza gikomeye ubwo twari muri aya mavuna. Amaze ibyumweru bibiri, bizarangira kuri 29 z'ukwezi kwa munane, zabiri ku Sabato. Twafashe umuhanda turerekera, turagenda tujya gusura uwo muryango wabereyemo igitangaza gikomeye, ubwo imbaraga z'Imana zigaragaje ko ziri hejuru y'izindi mbaraga zose. Uwo mwana yari yatewe n'abadayimoni, ariko Imana irigaragaza hejuru y'imbaraga z'ab'isi, hejuru y'imbaraga z'umwijima hari imbaraga z'Imana. Ni urugendo rutari rugufi ariko nanone si rurerure, byadutwaye iminota iri hagati y'10 na 15, ubwo ni 13 kugira ngo tube tugezeyo. Byari ibyishimo mu muryango, ubwo umwana atabashaga guhaguruka, atabashaga kuvuga, ntacyo yabashaga gukora, byari byananiranye, haba kwa muganga, haba n'ahandi hose hashoboka, ariko Imana iritamurura, Imana irigaragaza. Ubu uko bimeze, batwakiranye urugwiro n'urukumbuzi, kuko twari duherukayo ku munsi w'amasengesho, ubu twari tuje kureba uko bimeze. Ariko Imana ni nziza kandi ibihe byose, katubareke mukurikire uko byagenze. Gukiza
want to thank you, Heavenly Father, for this time that you gave us. Data wa twese uri mu ijuru turifuza kugushima kubw'uyu mwanya uduhaye. You make things to be possible. Watumye ibintu bishoboka. Because you have a purpose through that. Kuko wari ufite umugambi muri byo. Inkuru izageraho, iyi nkuru y'igitangaza cy'Imana cyakozwe muri uyu muryango, maze bafatanye namwe gushima. Na cyane ko hari abandi bashobora kuba bari mu bihe biruhije, ariko bakumva iyi nkuru bakanezerwa nabo bakagira ibyiringiro. Rero nk'uko mubibona twaje gusura uyu muryango, ni wa muzehe ndetse na mukecuru baraza kutwibwira. Uwo mubona kuri frame wambaye umupira ujya gutukura ni umukobwa wabo. Mu by'ukuri mbere yuko dutangira ikiganiro reka Makanda Obedi nkaba ari ngese uyu mwana wari umaze iminsi arwaye. murakoze cyane. Twabwira na mukecuru nawe akatwibwira. Nitwa Safari Nirere. Amen. Safari yego. Nkuko ni mama w'uyu mwana nkuko mubibona. Rero bavandimwe ndabaza mama w'uyu mwana, ese indwara y'umwana yafashe byatangiye gute, se byari bigeze he kugira ngo abakozi b'Imana bamenye inkuru baze kubasura? Murakoze. Umwana yafashwe aribwa mu nda n'umutwe. Noneho nyuma yaho tubona ko atari mu nda gusa, ahubwo akajya avuga ati ndabona abantu, ndabona bashaka kujya kunjyana mu mugezi. Mbese nyine akajya ahaguruka ashaka kwiruka. Ubwo twamujyanye kwa muganga, abantu baratubwira bati iyi ndwara y'uyu mwana turabona rwose kwa muganga ntacyo bamukorera. Ubwo byabaye ngombwa ko tumucyura tumujyana mu rugo rw'umuvandimwe. Ubwo twabaye aho turi kuhamara nk'icyumweru, hafi nk'icyumweru. Ubwo abakozi b'Imana barahagera, bagenda mu ngo nyine z'abizera bajya gusura abarwayi. Ubwo barahageze basanga turi aho mu rugo, umwana atavuga, umwana aribwa, umwana adakandagira. Ubwo baratubaza uko umwana yafashwe, turabatekerereza. Ubwo baravuga bati nta kundi, ikigomba gukorwa ni ugusenga. Ubwo twafatanije gusenga, baratubwira bati hari andi matsinda ari mu rusengero, twese tugomba gufatanya gusenga. Abakozi b'Imana barasenze, ariko natwe nk'ababyeyi tugirira Imana yacu icyizere. Ubwo turafatanya turasenga. Ubwo nyuma yaho umwana tugiye kumva twumva aravuze, umwana tubona arahagurutse. Kugeza na n'uyu munota rero turi gushima Imana, tugashima n'abakozi bayo. Imana yashatse kuzana mu cyerekezo cy'aho umwana yari arwaye. Ubwo turi gushima Imana yabanyuriyemo, kandi n'abakozi b'Imana tukabashima kuko nabo bagize umuhati. Murakoze. Amen. Ese nyuma yaho abakozi b'Imana bamusengeye urabona impinduka bimeze gute? Nyuma yaho abakozi b'Imana bamusengeye rwose turabona hari icyo Imana iri gukora. Ari guhaguruka, akaguru kari kahengamye adashobora guhagarara. Ariko mu by'ukuri kugeza uyu munsi turabona rwose umwana ari guhaguruka, yijyanye muri dushe wenyine. Ntiyaroga, kandi n'ibyo kurya ari kugerageza. Ariko nyine natwe turi gusenga, ntabwo turambitse. Yafashwe ari ku isabato tuvuye gusenga mu masaa 10, afatwa ari kuribwa mu nda. Noneho mujyana kuri centre de santé ya Nyakiriba nari nduye maboko, no kumugezayo. Umwana aribwaga, akaboroga, akaribwa umutwe, kajya kubita umutwe ku kibambasi cy'inzu, akikubita amakofe mu mutwe, tugafatafata.
habaye nk'ejo abaganga bo kuri centre de santé bibayoboye batuma ambulance ku bitaro bikuru bya Gisenyi baraza baramutwara n'Gisenyi. Twahageze saa 5 kugeza saa 9 n'igice ntacyo bari bamukoraho. Umwana ari kuri burangari muri koridoro, nuko haza ababyeyi baravuga bati wa mubyeyi we nubwo utari warwaza iyi ndwara ariko waba warabonye n'abandi bayirwaza, iyi ndwara si yo kwa muganga. Bitewe n'ibimenyetso babonaga n'ibyo umwana yavugaga, ubwo umwana baturangira ahantu bavura ibya mu buvuzi bwa gihanga, turagenda no ku muvuzi turarayo gatatu birananirana, tumujyana ahandi birananirana. Noneho tumuzana kwa mukuru wacu hariya mwamusanze Gisenyi, akajya hanywera imiti, nuko birarangije naho birananirana. Nibwo nahamusigaga we na nyina nsubira mu rugo Imahoko. Ariko nkiri aho ngaho haza ababyeyi bavuye gusenga, ngira ngo bagize korari, baraza baradusura, baradusabira, bararirimba, barataha. Ngarutse mu rugo nsiga umwana atavuga ari kiragi, nsiga umwana atari yoroherwa. Ngeze mu rugo baramuhamagara bati umwana uburibwe bwashize, haje abantu b'Imana baramusabira no kuvuga yavuze. Ubwo narishimye cyane. Nk'ejo ndaza mu kugera aho ngaho nsanga umwana turaganira turavugana, bambwira uburyo itorero rya Makoro ryamwitayeho, buri munsi bazaga kumusabira. Ndetse numva ko haje n'umupasitori wavuye muri Afurika y'Epfo, nawe rwose murafatanya, nawe mufatanyiriza hamwe gusabira umwana. None turi kubona agahenge kamaze kuza, umwana aravuga, umwana ararya, umwana aragenda. Ibyo rero tukaba tubishimira Imana. Bashije uyu murakoze nimutagwa isari, Yesu nagaruka niwe uzabahemba, naho twebwe ndagahembo twabona twabahemba. Murakoze Imana ibamwe. Nkuko nabyo bishe ni imbaraga z'umwanzi zirahari, imbaraga z'umubi zirahari, ariko turakomeza dushimangira ko imbaraga z'Imana ziri hejuru. Kandi ntabwo ababigisha baje ku bwabo, n'ubundi baje mu mbaraga z'Imana. Ese hari icyo babwira abantu? Murakoze. Yitwa Mutoni Ivete, ndashimira ukuri amaze kubivuga, yankoreye bikomeye. Nari umuntu muzima nk'abandi bose, naragiye gusenga ari ku Isabato, ubwo naratashye ndaribwa mu nda, umutwe narariwe cyane, icyumweru kirashira, ariko numvaga narihebye, numvaga ko n'ubundi ubuzima bwanjye ngiye gupfa, nkumva nta byiringiro mfite. Ariko ndashima Imana yuko yahagaze ku bugingo bwanjye, yemera kunta mu maboko y'umwanzi, ahubwo irandwanirira. Yego rero nkizanzamuka nabaye ikiragi, nabwo bintera agahinda, ariko Imana yakomeje kumpagararaho irandinda, impuza n'abakozi bayo. Nukuri ndabashimira Imana ibaha umugisha. Baransengeye numva ngize icyizere, ntabwo navugaga ndavuga, ntabwo navaga aho nari ndyamye, ariko byarashe birakunda ndahaguruka, n'ubu ndagenda. Rero ndashimira Imana cyane, n'abandi bose baba bafite ikibazo nk'icyanjye, Imana irahari kandi irumva. Murakoze. Uko mubibona afite imbaraga kandi akomeje kwiringira Imana ko ariyo yabikoze kandi n'ibisigaye izabikora. Iri vugabutumwa rihoraho, ntabwo turikora ngarukamwaka gusa, ahubwo buri gihembwe turarikora, ndetse umunsi ku munsi kuko ari umurimo bahamagariwe. By'umwihariko rero iri vugabutumwa ryatangiye ku itariki ya 17 zasoza kuri itariki ya 31 z'ukwezi kwa 8. Abanyeshuri biga muri kaminuza y'Abadiventisiti wa karindwi muri Auca bo bakora ngarukamwaka, bagatekereza ko baje gukorera vugabutumwa. Rero muri uyu mwaka bifuje gukorera hano iwacu inaha i Rubavu, n'ubundi basanga rero n'ubundi twari tubiteguye, ariko nabo badufasha mu ivugabutumwa. Muri urwo rwego rero barahanga, kandi Imana iri kubakoresha umurimo ukomeye, barasura
barayigisha, barasenga, bagasengera abarwayi, abafite ibibazo bitandukanye, bajya ku rusengero bakigisha ijambo ry'Imana. Umurimo uri gukorwa cyane kandi bigenda neza. Murakoze cyane. Pastor Naftali turabashimiye cyane. Imana umugisha. Turagira ngo tubaze umunyeshuri umwe mu bari muri rivuga butumwa aratwibwira. I'm going to introduce. My name is David. I am a student pastor at Auca. Izina ryanjye ni David, ndi umunyeshuri muri Auca. We came here in Gisenyi on a program which was a collaboration of Auca and Northwest London field. Twaje muri rivuga butumwa hano Rubavu mu mikoranire ya Auca ndetse na field y'Iburengerazuba bw'Amajyaruguru y'u Rwanda. We were allocated different churches. Rero turi ku matorero atandukanye, and myself and other brothers, we were allocated Makoro Church. Njyewe n'abavandimwe banjye turi ku itorero rya Makoro. So there was a prayer group which while we were visiting homes, rero hari itsinda ry'abasenga twasuraga ingo. A lady called us to a certain home. Umubyeyi aza kuduhamagara ngo dusure urugo runaka. And when we got there, we were told that there's a young lady in the house who was demon possessed. Igihe twateraniraga hariya rero batubwiye ko mu nzu harimo umwana w'umukobwa watewe n'abadayimoni. We went into the house. Nuko twinjira mu nzu. It was myself, my brother Jeremy, and two other ladies. Twari abadamu babiri, nanjye ndetse n'umuvandimwe Jeremy. And we were introduced to a young lady who was sleeping on the bed. Ubwo batubwira amakuru y'umwana w'umukobwa wari uryamye ku buriri. We were informed that the young lady has just finished high school and she came home sick. Batumenyesha ko arangije amashuri ya segonderi yaje mu rugo arwaye. She was crying of a pain in the belly, in the stomach. Yarizwaga nuko ababazwa no mu nda. Secondly, she was just lying there crying. She did not even speak. Icya kabiri nuko yararyamye hariya gusa kandi adashobora no kuvuga. And then she had that problem. Rero yarafite ikibazo. So we went in to pray. Turangije rero dutangira gusenga. We read the word of God. Dusoma ijambo ry'Imana. We read from Matthew chapter 14 verse 14. Dusoma muri Matayo igice cya 14 umurongo wa 14. Jesus went out and saw the crowd. Yesu yagiye hanze abona iteraniro ry'abantu. He had compassion on them. Maze abo bantu abagirira imbabazi. So we took strength from that verse. Rero twatangiye kubona imbaraga muri iryo somo. Because we wanted compassion from Jesus. Kubera ko twifuza ko natwe Yesu yatugirira imbabazi. And then we prayed over this girl. Nuko dutangira gusengera uyu mwana w'umukobwa. After having prayed, we sat down, and then the mother was there with other ladies. They told us the story of this young girl. Tumaze gusenga twicaye hasi maze mama w'umwana n'abandi babyeyi bari aho batubwira amakuru y'uyu mwana w'umukobwa. But I was sitting there listening. Rero nari nicaye numva. One thing that came into my mind was, ikintu cyaje mu mutima wanjye. Why do they say that she's not speaking? Naribajije ngo kubera iki Yesu atavuga. And why she's not speaking? Kubera iki umwana w'umukobwa atavuga? Why is she? So I asked myself some questions around this problem. Nje natangiye kwibaza ibibazo bitandukanye kuri iki kibazo. And after 5 minutes or 6 minutes or so, nyuma y'iminota 5 cyangwa 6 gutyo, I asked the lady who invited us into the house. Nabajije uwo mubyeyi waturaritse ngo tujye muri urwo rugo. I said to her, I need to speak to her. Maze ndamubaza nti se byanshobokera ko mvugana n'uyu mwana w'umukobwa. And Mutoni was just lying there sleeping on her bed. Mutoni yararyamye ku buriri bwe. I started speaking to her, said hi. Nuko ntangira kumuvugisha mubaza ntibite. And she did not respond. Ariko ntabwo yashoboye kunsubiza. I continued. I said, my name is David. Meza kumubwira nti izina ryanjye ni Dawidi. I'm from South Africa. Nuruka muri Afrika y'Epfo. I wish to be your friend. Nifuza kuba inshuti yawe. Do you have a problem? Mbese hari ikibazo ufite? She shook her hand. Maze azunguza umutwe we. Showing that no, she doesn't have a problem. Agaragaza ko nta kibazo afite. And
I said, I am the friend of Jesus. ndangije ndavuga nti ndi inshuti ya Yesu. Do you mind if I become your friend and Jesus become your friend? Mbese urumva ko mbaye inshuti yawe nawe waba inshuti ya Yesu? And then she said no. Maze aravuga ati oya. By so saying, amaze kuvuga atyo, I knew namenye ko that for sure the lady does not have a problem to become Jesus' friend. ntabwo umukobwa yari afite ikibazo cyo kuhinduka inshuti ya Yesu. Then we prayed on her. Nuko turangije turamusengera. And in fact, before we prayed, rero mbere yuko dusenga, I asked her, namubajije, now that Jesus is my friend, namubwiye nti Yesu ubu ngubu ni inshuti yawe. do you have a problem if Jesus become your friend as well? Mbese wowe hari ikibazo ufite cyuko Yesu yaguhindukira And she inshuti? shook her head and said no. Maze arangije azunguza At that time, kuri icyo gihe rero, we had requested her to wake up from her bed. twari twamusabye ko twamubyutsa, And she was sitting. maze akicara. I had made an attempt to see if her legs are moving. Nagerageje no kureba ko ibirenge bye byashobora kunyeganyega. But I could see that she had a problem with her legs. Ariko nabonaga ko afite ikibazo cy'amaguru. So we before we prayed, mbere rero yuko dusenga, and I said to her, can you say the name of Jesus? naramusabye ngo mbese washobora kuvuga izina rya Yesu. She showed a serious face on her serious face. yagaragaje mu maso hijimye. I kept on requesting her, maze nkomeza kumubaza, can you say the name of Jesus? mbese wakwemera kuvuga izina rya Yesu? Please say it. washobora kurivuga, gerageza I uvuge. pleaded with her maybe 3 times. Please say it. nakomeje kubimaza ahari nk'inshuro eshatu. When I said for the 3rd time, igihe nabivuga ku nshuro ya she began gatatu, to shake, yatangiye gutitira, and then she fell to the bed. maze ikubita hasi ku buriri. And then that time we fell on her and Icyo prayed gihe on her. twese twamubarayeho dutangira We took a bit of kumusengera. a time praying on maze her dufata umwanya turamusengera cyane, until the time when I felt her, she was saying like, kugeza igihe numvise avuze ngo, then in my mind I said that thing has mu gone. mutima wanjye ndavuga ni cya kintu kiragiye. Then I said amen. maze turavuga ngo amen. Then she woke up again, arongera arabyuka, and before she woke up, she was like this. She was this height on me. mbere yuko abyuka nari hafi y'amaso yiwe. I could ask her, do you see me? nashobora kumubaza ngo mbese uri kundeba? She said no. maze aravuga ngo hoya. I opened my mouth to show my teeth. nafunguye umunwa wanjye kugira ngo mwereke amenyo yanjye. I see, do you see my teeth? ndamubaza nti mbese urabona amenyo yanjye? She said no. aravuga ati oya. But I understood ariko numvaga ko that she's coming from a different world. ko avuye mu isi itandukanye niyo turimo. It will take her time to come back to our byagomba world. kumutwara rero igihe kugira ngo agaruke mu isi yacu. For a while we waited. mu gihe gitoya twakomeje gutegereza. But then after a while I said to her again, nyuma y'igihe gitoya nongera kumubaza nti, please say the name of Jesus. gerageza uvuge izina rya Yesu. She struggled. yakomeje kuhangana But nabyo. ultimately she said Jesus. ariko kubw'amahirwe aravuga ngo Yesu. And we so happy. maze twese twarishimye. Because ultimately kubera ko kubw'amahirwe she was able to say the name of yashoboye Jesus. kuvuga izina rya Yesu. Day 1 we left. umunsi wa mbere twaragiye. Day 2 we came. umunsi wa kabiri turagaruka. I will not repeat the discussion we had. ntabwo nashobora gusubiramo ibiganiro twagiranye. But day one she could not move her legs from the bed. ariko umunsi wa mbere ntiyashoboraga gukura ibirenge bye ku buriri. But day 2 she was able to move her legs from the bed. ariko ku munsi wa kabiri yashoboye kuvana ibirenge bye ku buriri. I was able to stand with her. nashoboye guhagurukana nawe. Yesterday I said the first day I said to her, do you feel anything in your legs? She said no. naramubaje ndetse hari ikintu wumva ku maguru yawe? aravuga ngo hoya. But the second day when I asked her, do you feel anything? ariko ku munsi wa kabiri ubwo namubazaga nti hari icyo wumva? She said yes. yaravuze ati yego. I can feel a pain on my right nshobora hand. kumva ububabare mu kaguru kanjye k'iburyo. I said that it's an improvement. naravuze nti hari ikiri kugenda. Day 3 ku munsi wa gatatu we came back. twaragarutse. And then she was able to move her feet noneho up to the ground. ashobora gukura ibirenge bye ku buriri abigeza ku butaka. Then we were so happy. noneho turishima cyane. Because we saw an improvement. kubera ko twabonye hari icyarushijeho kugenda neza. It was on a Friday. hari kuwa gatanu w'isabato. The 4th day. ku munsi wa kane. Friday. kuwa gatandatu w'isabato. And then that is the time when we invited her to come
to our prayer meeting. Nicyo gihe twamuraritse ngo aze mu masengesho ku In fact, rusengero. we invited her to come to the Sabbath. Ubwo rero twanamuraritse kuzaza no ku isabato. And then Sabbath she came, Ku isabato rero yaraje. walking on herself. Yaje yigenza. And we said, yes, Maze turavuga ngo amen. our God has heard our prayers. Imana yacu yumvise gusenga So kwacu. up to now, Kugeza ubu we rero are satisfied turanyuzwe that the prayer we have offered ko amasengesho and twasenze the strength we drew from Matthew 14:14, ndetse n'intege twakuye muri Matayo igice cya 14:14. Jesus really had compassion Yesu rwose yatugiriye on imbabazi. Mutoni. Yagiriye imbabazi And we Mutoni. believe for sure Kandi turizera ko that through the prayer life she's going to have, ko binyuze mu masengesho azakomeza kugira. every day we can see there's an improvement Buri in her munsi life. tuzabona ko hari byarushijeho kugenda And we neza. praise God for Kandi that. tuzashimira Imana kuri I want to ibyo. say to the family, Ndagira ngo ngire icyo mbwira umuryango. be strong for this girl. Mukomere kubw'uyu mukobwa wanyu. May the television stop. Kandi televiziyo mushaka mwayizimya. Prayer meeting must be done in the home. Mukomeze mugire ibihe by'amasengesho mu rugo. Something that has happened to this girl, Ikintu cyabaye kuri uyu mukobwa it happened by a purpose. cyabaye kubw'umugambi. That if at all you have been far away from God, Ko mwebwe iyo muza kuba muri kure you y'Imana, must come closer now. noneho rero mugomba kuza hafi And y'Imana. God will bless you. Kandi Imana izabaha Thank you umugisha. very much. Imana ibaha umugisha. Yego nk'uko mwumvishe ubuhamya bw'umuvugabutumwa w'umunyeshuri muri Auca, turagira ngo tubaze undi muvandimwe nawe umunyeshuri kugira nawe atubwire mu kinyarwanda muri make uko nawe, kuko nawe yari muri iyi situation. Niturangiza ndagaruka. Ese muto basenga ibyo byose yavugaga pastor, wari uzi aho uri? Hari icyo wari ubizi wabonaga tu ubuhamya yaduherezaga nta kintu wari uzi? Ariko Imana ishimwe ko umeze gutyo kandi ko bigaragarira gukora. Turagira tubaze Pastor Rugamba Claude, nanjye ndi umunyeshuri muri kaminuza ya Auca. Ntabwo mvuga byinshi kuko umuvandimwe Pastor David yabivuze, ahubwo icyo nshaka gushimangira ni kimwe, n'abava mu itorero bajya gushakira imyuka hanze, imwe itarimo n'ukuri, irimo uburiganya bwinshi, kandi bakwiriye gushakira Imana mu itorero. Muri ubwo buryo rero bibaye nk'igihamya gifatika kigaragaza ko iri torero dushingiye ku magambo aboneka mu byahishuwe, aduhamiriza guhamya kw'Imana, iri torero ririmo umwuka wera. Ririmo umwuka wera, ntabwo ibimenyetso bya mwuka wera ari imbyino, ari ugusimbuka, ahubwo ni kimwe kiranga umwuka wera, ni uguca bugufi, ni uguhinduka. Turasaba rero y'umuryango gukomera, ariko tugashishikariza n'itorero kuba maso no kubwira abantu ko badakwiriye kujya gushakira ibitangaza hanze y'itorero, ahubwo ibimenyetso ndetse n'ibitangaza bikorerwa mu itorero. Ibyo rero nta kubishidikanyaho, Imana yashatse kwiyerekana, ngo yerekane muri uyu muryango, yerekane mu itorero, abaririmo ndetse n'abazarizamo umwaka utaha cyangwa se no mu gihe kizakurikiraho. Imana rero ibaha umugisha.